Gogo is absent. We used to stay together. All the time he was with me. We had already become sisters at the utmost level. But she departed. That's what God accepted. I'll meet her there. Thank you. Abakunzi ba Kigali 500 ari mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe, aho twagiye ahabereye igikorwa cyo gushyingura umuhanzikazi twamenye turi benshi, umuhanzikazi witwa Gloriosa tuzi twese ku izina rya Gogo. Aha turi rero nk'uko mubibona ni ku irimbi, twaje gukurikirana igikorwa cyo kumushyingura. Ndabararitse ntimuze gucikwa, tuze kubana uko biri bugende bitambuka byose. Nge ni Gisubizo Alice. Kagira n'umunsi birumvikana biriya byose biraba nshuti yanjye. Umuntu wese iki nicyo Imana yari yarandikiye Gogo ngo agwe Uganda ibifite impamvu yabyo. Ntabwo rero twareba mu mitima y'abantu ngo tumenye ikibarimo, ahubwo Imana yo mu ijuru yireba ikiri mu bantu. Yashimye ko Gogo urupfu rwe rubera Bugande kugira ngo turebe ubutwari bw'Abagande. Mubashimire cyane. Nimushaka mukoma amashyi nta kibazo. Mubashimira abahanzi. Jewe umunsi wa mbere Musoni mvugana nawe ambwira umukuru w'umuryango hano, naramubwiye nti bari abantu b'i Bugande, bari abahanzi, bari abamanager n'abandi nibo bapfushije cyane kuturusha, kuko kubona wajyanye n'umuntu akakugwa mu maboko ni urupfu rukomeye. Bahanzi bacu rero muhumure, urwo rukundo mukunda Gogo nirwo itorero tumukunda, nirwo abanyarwanda bamukunda, nirwo abanyamununu bamukunda, aba bose mureba bahagaza baramukunda. None namwe
Rwanje nagiye gushyingura hakurya ntabwo nagira ngo numve ko rwaye ngende mu makuru y'ibi niho natangiye kumufata video zo gushyira ku mbuga nkoranyambaga. That was the first time that I started taking her video and uploaded on YouTube or social medias. Abantu batangira kumukunda cyane. And people started loving her. Naramumenyekanishije ku mateleviziyo ndetse no ku maradiyo. I made her popular either on TV and radio. Izina rye riramenyekana kubera Imana. Her name became famous because of God. Ninjye wahishuye bwa mbere ko Gogo afite impano idasanzwe. I was the first to reveal that Gogo was well talented. Niyo mpamvu namuhaye umwanya wanjye ndamufasha ndetse ndanamushyigikira. That's the reason why I offered my time and supported her. Kandi Gogo yitabye Imana amaze kumukoreshereza indirimbo 6. Before she passed away, I had helped her with producing 3 songs. Kandi Gogo twamenye afite impano zikomeye ambwira yuko yiyumvamo ko ari umuririmbyi koko. When I knew Gogo, or when I met Gogo, she had told me that she was talented and she was ready to serve God with singing. Kandi yabaye umuririmbyi mwiza aramenyekana muri Afrika yose ndetse no mu bihugu byo hanze. She was a great singer that she became popular worldwide and all over Africa. Urugero nk'Ubugande yaragiyeyo bwa kabiri mu gitaramo. For example, she had reached Uganda for the second time to perform in a concert. Mu Burundi baramufana. There are fans in Burundi. Uganda baramufana. Either in Uganda. Muri Kenya baramufana. And in Kenya. Ndondo ibihugu byinshi bimufana nafata umwanya muremure. If I mention the countries that fan Gogo, it would take a long time. Nabonye afite impano idasanzwe ntangira kumusaba yuko twakorana nkajya mu managinga arabinyemerera. When I had found out that she was well talented, I asked her to become her manager and she allowed me to. Ndashimira n'umubyeyi umerera ko nabimusabye nawe akabinyemerera ariko mbere yo kubinyemerera yambwiye yuko afite umuryango ashaka kubanza kubibwira. Besides, I would like to thank the family that adopted her, because before allowing me to, she said she had to inform to the family that she came from. Umuryango yarawibwiye nawe urabyemera dutangira gukora akazi k'ubuhanzi n'ivugabutumwa. She introduced to the family she came from and we started ministering as singing and the gospel. Ariko Gogo niyigendere Imana yamukunze kuturusha. Let her go because God loved her more than us. Give glory to God because now she's in the hands of God and clap for God because this is a ceremony. I would say a lot, but let me give a word to others so that they can testify. First of all, I thank God for today. I was her protocol, Gogo protocol. Her name is Ernestine Iratuzi. Although I am giving thanks to God, it is difficult for me because